Yesu ngo amukuraho yarari, aramubwira ngo hagarara hagati y'aba ngaba bari baneza umutego, ndagukorera igitangaza uri hagati yabo, ndagukiriza. Hari ibintu Imana igiye gukorera hagati yabo kugira ngo batazabaza amakuru, batazajya kubaza ngo byagenze gute, yatabawe gute, yavuye mu bukode gute, yabonye imodoka gute, yabonye akazi gute, yakoze ubukwe gute, yabyaye gute. Imana irabikorera hagati yabo kugira ngo bazatanga ubuhamya bwuzuye. Haleluya, haleluya. Umugisha w'Imana, reka dushimire Imana yuko itwongeye ubuzima, iduhaye impano idasanzwe. Nicyo gitangaza buriya cya mbere, ibindi biraza kuza byiyongera, ariko igitangaza cya mbere twakibonye, Imana yaduhaye ubuzima, nibihimbarizwe. Niyo mbivuga gutya ntago mba mbibigisha, ahubwo tuba twibukiranya yuko icyo Imana yakoze ari cyo gikomeye kuruta icyo dutegereje. Burya Imana yaguhaye ubuzima iba yiteguye no kuguha ibikenerwa mu buzima. Rero ishimwe iguhaye ubuzima, ishimwe ko impaye ubuzima kugira ngo mpagarara aha ngaha mbahe kandi message ya kino gitondo. Turacyari muri message z'ukwezi kwa karindwi, Imana ibishimirwe. Reka tubanze dusenge dushimire Imana kandi yakoze ibyo byose tuvuze n'ibyo tutavuze, maze kandi dukomeze tuganire icyo Umwuka yaduhaye kuganira. Turagushimiye ko ntawera nk'Uwiteka, agitari kimeze nk'Imana yacu. Iyo ubihamagaye birakwitaba. Mu kanya twari tumeze nk'abari mu gicucu cy'urupfu, kandi niko kuri twari tumeze nk'abapfuye. None kandi uduhaye ubuzima, turongeye tubonye ubuzima. Uduhaye undi munsi, bajya bavuga ngo undi munsi andi mahirwe. Twizeye bidasanzwe muri uyu munsi kuko uduhaye, ubihimbarizwe kandi ukoremo ibyo wagambiriye kuwukoramo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka nongere mbashimire kandi uburyo mukomeje kutwereka ko turi kumwe, uburyo mubana natwe, abaduhamagara, abatwandikira, abandika muri commentaire. Reka mbabwize ukuri, umutima wanjye unezezwa no kumva abantu banyandikira bambwira ngo Imana iguhe umugisha, courage, baransengera, biranezeza. Narababwiye ngo kuba mbafite n'umugisha, kuba mumfite n'umugisha, twese dufatanyije n'Imana izatugeza ku byo yagambiriye kutugezaho. Mbere yuko twinjira muri message y'uyu munsi, reka tubanze dufatanye n'uyu muvandimwe gushima Imana. Yanyandikiye message mu minsi yashize, yaranyandikiye amaze kubona message nari maze gutambutsa, arambwira tusengere ndi mu bihe bigoye, ambwira bimwe na bimwe, dufatanya gusenga. Kandi mu by'ukuri ndabasengera, nubwo buri umwe wese tutavugana, ariko ndabasengera. Njya mbwira Imana ngo abantu babana nanjye kuri cano yanjye, Mana ujye ubagendeza, umve gusenga kwabo n'ibyifuzo byabo, kandi ndabizi ko ari Imana yumva gusenga. Yanyandikira message nyibonye mu gitondo saa 12:01, arambwira ngo mwaramutse, Yesu ashimwe. Nukuri numvishe ko muri uku kwezi tuzahura na Simoni, numva ibineza neza ni byinshi bindemereye, ubukode, imibereho, ubukene, amashuri y'abana, ariko Simoni araje. Imana ikomeze iguha imigisha myinshi, umunsi mwiza. Urumva we yamaze kwakira Simoni we, kandi abizi ko hari n'abandi bamwakiriye, hari n'abandi babonye ibitangaza. Njya mbibona muri commentaire, nukuri binezeza umutima wanjye, nkavuga ngo Imana ishimwe ko hari abiri kugira neza, ni ikimenyetso ko n'abasigaye nabizabagirira neza. Message yo kuri uyu munsi rero turayisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice ni 6, turasoma duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku murongo waho wa 10. Message y'uyu munsi iri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 6, umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi, arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Ariko amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Nuko Yesu arababwira ati, ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Abararanganyamo amaso bose abwira uwo wundi ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira. Amen. Imana yakuntumyeho irambwira ngo nze nkubwire ngo kuri uyu wa 6 igiye kugukorera igitangaza, kandi gikorere hagati yabo.
kuri uyu wa gatandatu Imana igiye kugukorera igitangaza kandi gikorere hagati yabo. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu Imana igiye gukora ideviye amategeko. Hari amategeko aba yarashyizweho ngo umuntu abona akazi ari uko byagenze gutya, kugira ngo ugere ahangaha bisaba kunyura ahangaha, ugasanga ni amategeko yashyizweho. Ariko kuri uyu wa gatandatu Imana igiye kugukorera igitangaza kandi gikorere hagati y'ababandi. Bibiliya yavuze ngo ku yindi sabato, hari yindi sabato yari yabanje. Bene da tubaye mu masabato menshi atandukanye, haravuze ngo iminsi irasa ariko ntabwo ihwana. Kandi reka mbibutse ko mu minsi Imana yakubikiye mu munsi, mu masabato agize ubuzima bwawe, hari isabato Imana yari itegereje kuzakuremera igitangaza. Ngo ku yindi sabato bivuze ngo hari yari yabanje. Mbibutse ko uyu munsi bamwe ni ku isabato, ni ku wa gatandatu. Ijambo ryavuze ngo ku yindi sabato ariyo kuri iyi sabato, kuri uyu wa gatandatu akira igitangaza Imana igukoreye kandi gikorere hagati yabo. Iyo niyo message Imana yampaye. Kandi reka mbabwize ukuri, ijambo ry'Imana rirarema, ribeshaho ibitariho bikabaho. Twebwe duhagarara hano tuvuga message twahawe n'Imana. Imana nayo ikaba yiteguye guherekeza icyo yandikishije, ngo kuko ari nta jambo ivuga ngo rihere. Kandi ni Imana iba yiteguye kubahisha icyo yavuze ku bwoko bwayo. Biravuze ngo ku yindi sabato hari yari yabanje, kuri iyi sabato, kuri uyu wa gatandatu akira igitangaza Imana igukoreye kandi kigiye kubera hagati y'ababandi. Uraje wumvere. Ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Hari harimo umuntu. Bene beda, iyo tuvuze ngo kunyunyuka ukuboko, nawe ufite ikibazo gishobora kuba kizwi cyangwa kitazwi, kigaragara cyangwa kitaga abamenye cyangwa. Ndashimira Imana ko ari Imana imenya ibyo abantu bazi, ikamenya n'ibyo batazi. Ejo bundi muramati John nsengera, nabonye icyigisho cyawe ariko mfite ibibazo ntabona uko ngusobanurira, sinabona uko mbikubwira. Ndabana ntacyo bitwaye, si ngombwa kubimbwira. Imana tugiye gusenga izi nibyo tutaratekereza, kuko nubundi sinjye ugiye kubikemura. Bimbwe sinjye ubikemura, ubimbwiye ntacyo, ariko utanabimbwiye iyo dusenga imenya nibyo tutaratekereza. Yesu asanga uyu muntu mu isinagogi, kumba bamuzanye baje gutega Yesu umutego, kuko ngo amategeko ntabwo yemeraga yuko habaho igitangaza ku isabato. Ntabwo amategeko yabyemeraga. Bazana uyu muntu unyunyutse ukuboko mu isinagogi kugira ngo batege Yesu umutego, baze kubona icyo bamurega. Hari ibintu Yesu agiye gukora yadeviye amategeko. Hari ibintu abantu bubatse bakaba ngo none yaba ngo udafite umuntu ahangaha ngo ntiwahinjira. Reka mbabwire, nemera koko Imana ikorera mu bantu, ariko nanone sinjya nemera ko wiringira ko abantu ari bo. Wowe wiringira Imana, Imana ifite abizakoresha. Ibyiringiro byacu biri ku Mana, none Imana akaba ari igena bikoresha. Pana twebwe gutekereza ngo nyamara Imana yanyura ahangaha, ikora uko ishatse mu gihe ishatse. Babazanye uyu muntu, intego ari ugutega Yesu umutego. Hari ibintu Imana igiye kwirengagiza, hari ibintu Imana igiye kudeviya. Hari impamvu zari ziriho, hari bariyeri zari ziriho, zari impamvu ituma udakwiriye gutabarwa, zari impamvu ituma udakwiriye kugirirwa neza. Hari izo wiziho, hari n'izo utiyiziho, hari izo abantu bazi, hari n'izo batazi. Hari amabariyeri, hari amategeko akwereka ko wowe hari ubuzima udakwiye kubamo. Kino kintu bagikoze rero, bateze Yesu umutego kugira ngo barebe kwaza kumukiza ku isabato, ngo babone icyo bamurega. Ngo abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo babone uko bamurega, ariko amenya ibyo batekereza. Ndashimira Imana ijya imenya ibyo batekereza batabivuze. Imana ntabwo yerekwa irareba. Beneta, Imana ijya imenya none hacu, ikamenya ejo hazaza. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenya utaraba urusobe. Icyo uzaba Imana irakizi ntaho kijya, icyo uzaba kiragutegereza. Reka mbabwire, nta wahindura umugambi w'Imana ku buzima
buzima bwawe. Cyakora cyo Satani azawurwanya ariko ntazawushobora, azawugerageza ariko ntazawutsinda, kuko icyo yanditse yaracyanditse, icyo yanditse, icyo yakwanditseho, icyo yanyanditse. Reka babwe ntawe uzasiba ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe. Bazahaguruka abarozi, abagambanyi bazahaguruka, ariko ntawe uzasiba, ntawe uzahindura mugambi w'Imana kuri we, kuri njyewe. Niba urwanyiriza aho uzasohorera aha, niba urwanyiriza aho uzasohora, icyo nzi cyo ni kimwe. Yaravuze ngo aho kugira ngo icyo navuze haveho inyuguti n'imwe, isi n'ijuru byazinga. Ntabwo bari bigeze babwira Yesu yuko bamuteze umutego, ariko umugabo mwiza witwa Yesu ngo amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Bari bamushyize mu iteraniro batega Yesu umutego. Yesu ngo amukuraho yarari, aravuga ngo hagarara hagati y'aba ngaba bari baneze umutego. Ndagukorera igitangaza uri hagati yabo, ndagukorera ndagukiriza. Hari ibintu Imana igiye gukorera hagati yabo kugira ngo batazabaza amakuru, batazajya kubaza ngo byagenze gute, yatabawe gute, yavuye mu bukode gute, yabonye imodoka gute, yabonye akazi gute, yakoze ubukwe gute, yabyaye gute. Imana irabikorera hagati yabo kugira ngo bazatanga ubuhamya bwuzuye. Haleluya, haleluya. Ndashidora Scott Foladra wizalai elova kandora Soladra. Ndashimira Imana ko bigiye kubera hagati y'abarupinzi, hagati y'abari bakugose. Umva uko Pawulo mu byakozwe n'intumwa 28:6 ngo babandi bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje, ngo babona ntacyo abaye, ngo barahindura bati tubonye ko ari Imana. Ndashimira Imana ko hari amagambo agiye guhinduka. Reka mbigarukeho, hari ibintu Imana igiye gukora hagati y'abamagambo ahinduke. Amuvana mu iteraniro, ntago yarananiwe kumukorera igitangaza ngo kibera aho yari yicaye. Ariko Yesu ndamukunda, ntajya akora ibintu rwihishwa, ntajya akora ibintu yihishe. Hoya ngo amukuraho yarari, ngo amuhagarika hagati yabo, hagati yabo bariho ahagarara. Ngo nuko Yesu arababwira ati ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa gukora nabi, cyangwa akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica. Abanje kubabaza. Ndashimira Imana ko hari amategeko Yesu agiye kudeviya. Hari ibintu byashyizweho nyine nk'ibihindizo. Ntiwagera ahangaha bitaragenze gutya, ntibyagenda gutya bitaragenze gutya. Ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe. Hararimye ngo Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kibaya, ibera hose icyarimwe. Ijuru ni intebe yayo, isi niho irambiriza, iturinda ihora iri maso ntabwo igisinzira. Ntawayibaza ngo ukoze ibi, ikora ibyo ishaka nayo mu gihe ishaka. Ababaza niba byemewe, bari babizi neza ko bitemewe. Ni n'umutego bari bateze Yesu. Ngo abararanganya amaso bose, abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, ako kanya arakira. Yakira gukira. Uwaje ari umutego, uwo bazanye nk'umutego bategeye atahana igitangaza. Hari abantu bazi ko ugiye hari ibintu baguteze nk'imitego, hari ibintu bashizeho nk'imbago, ariko Yesu agiye kurenga ibyo bintu akora igitangaza kandi kirabera hagati yabo. Imana yambwiye ngo nze mbatangarize ngo kuri uyu wa gatandatu, kuri iyi sabato, acira igitangaza kandi kibereye hagati y'ababandi. Ndashimira, ntabwo nzabaribo, ni wowe uba, kandi umuntu wese arabagira ukomeye arabagira, uworoheje arabagira, uwisa arabagira. Umuntu wese agira bamuzengurutse bavuga ngo reka turebe uko bizagenda, arabagira. Ariko ndashimira Imana, Yesu agiye kugikorera hagati yabo kandi ku isabato. Akira buno buhanuzi nuko nabuhawe ku yindi sabato. Hari yari yabanje, hari masabato yabanje, ariko kuyabanje nta cyaba. Ariko kuri iyi sabato Yesu agukoreye igitangaza kandi kibereye hagati yabo. Muri kuno kwezi kwa karindwi, ukwezi kw'ibyuzuye bagahindura amagambo,
niko kwitwa ukwezi kwa ukwezi Imana izakora ibintu byuzuye abantu kandi ashimira ko hari abo yatangiye gukora nukwinda nezerwa cyane nezezwa nayo mashimwe y'abandi kandi mbabwire nuzo kumva iyi message umunsi warangiye iracyakora message z'Imana ntago zijya ziba expired iby'Imana ntago biba expired hoya igihe cyose uzumvira message ukayizera izakuremera igitangaza nubwo wayumva bukwa munani ntago ubutumwa bw'Imana bujya buba expired hoya buhora bufite umwimerere buhora bufite uko yahoze cye n'uyu munsi ni kwa ijambo ry'Imana ngo rirushaho kugenda rikomera niko Petero avuze ngo nyama dufite ijambo ry'ahantu rirusha yandi yose gukomera muzaba mugize neza ni muryitaho uko rigenda yikesha ahantu hacuza umwijima igihe cyose uzayumvira izakora igitangaza n'ubyizera ariko yambwiye ngo kuri uyu wa gatandatu turacyari mu kwezi kwa karindwi ukwezi kw'ibyuzuye amagambo agahinduka Imana yambwiye ngo kuri uyu wa gatandatu igukoreye igitangaza kandi gikoreye hagati y'ababandi niho kibereye Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mukomeze mugubwe neza mukomeze mufatanye natwe gusanya njya mbona n'ukuri abahaye abandi amarinki katuka hari umumama umwe n'inshuti yanjye aba muri Amerika namwohereje linki arangije ngo ayiha mugenzi we umumama mugenzi we usemura muri eglise yabo anyohereza audio amwoherereje ndayifite muri telefone ngo ariko bwati Imana iguha umugisha uwo muntu wagira ngo ningere yatumweho iyi message nyizereyemo ndumva hari Imana ikoze muri ngewe agaragaza nyine umunezero atewe niyo message urumva nge nayihaye witwa Liliane nawe yihaye mugenzi we none mugenzi we yakiriye kubaho yakiriye ubuzima abiheshejwe ngewe navuze ubutumwa ariko mugenzi wanjye afatanyije nanjye koma rero iyo ufashe iyi link cyangwa ino message ukayiha umuntu bene Imana nimukoreye igitangaza ari nge wabwirije nzagabana umugisha ariko nawe wayisangije abandi uzagabana umugisha nuyishyira kuri statut yawe ikagira n'umugisha udasanzwe mureke twamaze ubwami bw'Imana ntabwo ari twebwe dukora ni Imana ikora kandi ni ijambo rya Imana ibaho umugisha rero reka nongere mbashimire kandi mvuga ngo Imana ikomeze bagire neza mwibuke ko aya mezi asigaye kugira ngo umwaka urangire na amezi y'amahirwe na amezi y'umugisha na amezi yo kwakira ibyo tutigeze twakira mu yandi mezi ndabahamiriza yuko ubwanjye ndabyiyumvamo umwuka arabimpamiriza uyu mwaka uzarangira dufite ubuhamya bushya tutatangiranye uyu mwaka ndabizi neza urahari nanjye ndahari tuzafatanya kuzamura amaboko tuvuge ngo Imana ihabwe hari ibintu byari byarifunze Imana ifunguye hari ibintu byari byaranze bigiye kwemera hari abari banze kukwishura bagiye kukwishura hari amadeni ugiye kwishura hari abantu bagiye gukora business zabo hari ibintu byari byarifunze Imana igiye reka mbabwize ukuri Imana igiye gukora ibidasanzwe ukuboko kw'Imana kugiye kubikora hari abantu bagiye kwimuka aho bari batuye hari abantu Imana igiye gukorera amakwe hari abantu Imana igiye guha abaterankunga Imana igiye kubikora igiye kubahuza n'abantu kandi ikoresha bya bindi maze igihe ivuga uko n'Imana ivuga igakora n'ibyo yavuze kuko mu kuboko kwayo harimo ubasha n'imbaraga ku buryo nta muntu wayitambika imbere muhabwe umugisha n'Imana mwakire message kuri uyu wa gatandatu kuri iyi sabato kuri uyu wa gatandatu igukoreye igitangaza hagati yabo mu izina rya Yesu Kristo amen reka dusenga dushimira Imana ntawera nk'Uwiteka uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa nanze message nk'uko wayimbwiye kuri uyu wa gatandatu udukoreye igitangaza kandi kibereye hagati y'ababandi bari baje gupinga bari baduteza iminsi bari baduteza amaso aho niho ugikoreye tuguhimbarije uzaturinde kwibagirwa imbaraga zawe zabikoze tuzahore tuzirikana amaboko yawe tugushime tuguhimbaze kandi bibi byo kuguhesha icubahiro tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaho umugisha ndabakunda mu izina rya Yesu amen.